niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, wifuza gukina ugatsinda, wifuza kujya mu kibuga hagati ugatsinda, umwanya wose bagushyiraho ukaba wagira uruhare mu gitego cyaboneka mu ikipe yawe. Bene mbere banza ukandi subscribe kuri channel urimo kureba aho ngaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mugezeho amakuru y'imikino agiye atandukanye ndetse na zimwe muri tekinike zizagufasha kugira ngo ube umukinnyi w'ikirangirire. Niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, reba ku video urebe tekinike zose zirimo zagufasha kugira ngo utsinde igitego. Ikintu cya mbere, ugomba kugira umuvuduko uhagije. Buriya birabaza cyane iyo ufite umupira mu maguru yawe kugira ngo ubashe kugeza kuri mugenzi wawe ahari muri metero arimo cyangwa se muri santimetero arimo, cyangwa se aho ugiye gutsinda igitego ugasanga ntabwo ufite umuvuduko wo kuhagera vuba cyangwa se wo gutera wo gushaka uwo mupira kugira ngo ugire mu izamu cyangwa se kuri mugenzi wawe. Ugomba kugira rero umuvuduko ukomeye cyane, umuvuduko uri hejuru. Ikindi cya kabiri, ugomba kumenya uwo muri kumwe. Niba uri mu kibuga ntabwo uri wenyine, niyo mpamvu iyo uri mu kibuga uri kumwe n'abantu n'abakinnyi bagenzi bawe muri kumwe mu kibuga, ni ngombwa ko rero ukina uriya mugenzi wawe. Iyo rero uzanye uburyo kwikunda kenshi na kenshi ntabwo ushobora gutsinda mu kibuga ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo rero abenshi mu mwebwe muzi uburyo bakina damu. Iyo umuntu akina damu ntabwo ashoboka cyangwa se asimbuka ngo ajye gutsinda hariya, gusa ngo ashushanye neza ku kibuga cya damu cyiza. Niyo mpamvu no mu kibuga rero cy'umupira w'amaguru nko gushushanya na damu. Ni ukuvuga ngo niba urimo gukina ugomba gukina neza kandi mu buryo bushushanyije igitego. Icyo gihe rero ntabwo wabikora uzamugirira neza umuntu muri kumwe. Ikindi kandi n'ubundi nta kibuza no gushushanya. Gukina mu kibuga mu gushushanya bijyana n'ubundi no gukoresha ubwonko cyane. Iyo uri mu kibuga wirinda gukoresha imbaraga nyinshi, ahubwo ukoresha ubwonko cyane. Aba ari igihe kuvuga ngo ese umupira mfite aka kanya ndawuha mugenzi wanjye uwuhe, cyangwa se ni igihe cyo gutsinda, ni igihe cyo gupasa, ese ni igihe cyo kwirukankana nkawugeza aho nkohereza mugenzi wanjye. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya mu mupira w'amaguru. Ikindi kandi ugomba kumenya gutwara umupira wawe mu maguru kurusha wirukankana gutyo gusa. Biba byiza mujye mureba nka Messi cyangwa se urugero nka Messi niwe ukunda gutwara umupira mu maguru cyane, ndetse akareba na bagenzi be n'ubwo rwose rimwe na rimwe acinga ikipe yose akajya gutsinda. Izo rero ni zimwe bizagufasha kugira ngo umenye uko watsinda no kuba umukinnyi w'ikirangirire. Kandi subscribe ukoresha ukomeze kubona buri munsi kugezaho amakuru y'imikino buri munsi. Niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, wifuza gukina ugatsinda, wifuza kujya mu kibuga hagati ugatsinda, umwanya wose bagushyiraho ukaba wagira uruhare mu gitego cyaboneka mu ikipe yawe. Bene mbere banza ukandi subscribe kuri channel urimo kureba aho ngaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mugezeho amakuru y'imikino agiye atandukanye ndetse na zimwe muri tekinike zizagufasha kugira ngo ube umukinnyi w'ikirangirire. Niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, reba ku video urebe tekinike zose zirimo zagufasha kugira ngo utsinde igitego. Ikintu cya mbere, ugomba kugira umuvuduko uhagije. Buriya birabaza cyane iyo ufite umupira mu maguru yawe kugira ngo ubashe kugeza kuri mugenzi wawe ahari muri metero arimo cyangwa se muri santimetero arimo, cyangwa se aho ugiye gutsinda igitego ugasanga ntabwo ufite umuvuduko wo kuhagera vuba cyangwa se wo gutera wo gushata uwo mupira kugira ngo ugire mu izamu cyangwa se kuri mugenzi wawe. Ugomba kugira rero umuvuduko ukomeye cyane, umuvuduko uri hejuru. Ikindi cya kabiri, ugomba kumenya uwo muri kumwe. Niba uri mu kibuga ntabwo uri wenyine, niyo mpamvu iyo uri mu kibuga uri kumwe n'abantu n'abakinnyi bagenzi bawe muri kumwe mu kibuga, ni ngombwa ko rero ukina ureba mugenzi wawe nawe. Iyo rero uzanye ibyo kwikunda kenshi na kenshi ntabwo ushobora gutsinda mu kibuga ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo rero abenshi muri mwebwe muzi uburyo bakina damu. Iyo umuntu akina damu ntabwo ataruka cyangwa se asimbuka ngo ajye gutsinda hariya, gusa ngo ashushanye neza ku kibuga cya damu cyiza.
niyo mpamvu rero mu kibuga rero cy'umupira w'amaguru nko gushushanya nyine nka dani, ni ukuvuga ngo niba urimo gukina uba ugomba gukina neza kandi mu buryo bushushanyije igitego. Icyo gihe rero ntabwo wabikora utabanje kureba neza umuntu muri kumwe. Ikindi kandi n'ubundi ntakivuze no gushushanya, gukina mu kibuga no gushushanya ibi bijyanwa n'ubundi no gukoresha ubwonko cyane. Iyo uri mu kibuga wirinda gukoresha imbaraga nyinshi, ahubwo ukoresha ubwonko cyane. Aba ari igihe kuvuga ngo umupira aka kanya ndawuha mugenzi wanjye uwuhe, cyangwa se igihe cyo gutsinda, igihe cyo gupasa, ese ni igihe cyo kwirukankana nkawugeza aho nkohereza mugenzi wanjye. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya mu mupira w'amaguru. Ikindi kandi ugomba kumenya gutwara umupira wawe mu maguru kurusha kwirukankana gutyo gusa. Biba byiza mujye mureba nka Messi, cyangwa se urugero nka Messi niwe ukunda gutwara umupira mu maguru cyane, ndetse akareba na bagenzi be n'ubwo rwose rimwe na rimwe bakina ikipe yose akajya gutsinda. Izo rero ni zimwe muri tekinike zizagufasha kugira gute kumenya uko watsinda no kubona umukino urangirika. Kandi subscribe ukoresha ukomeze kubona buri munsi nkugezaho amakuru y'imikino buri munsi. Niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, wifuza gukina ugatsinda, wifuza kujya mu kibuga hagati ugatsinda, umwanya wose bagushyiraho ukaba wagira uruhare mu gitego cyaboneka mu ikipe yawe. Bene na mbere banza ukanda subscribe kuri iyi channel urimo kureba ngaho, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mugezeho amakuru y'imikino agiye atandukanye, ndetse na zimwe muri tekinike zizagufasha kugira ngo ube umukinnyi w'ikirangirire. Niba rero wifuza kuba ikirangirire muri football, reba ku kavideo urebe tekinike zose zirimo zagufasha kugira ngo utsinde igitego. Ikintu cya mbere ugomba kugira umuvuduko uhagije. Buriya birabaza cyane iyo ufite umupira mu maguru yawe, kugira ngo ubashe kugeza kuri mugenzi wawe ahari muri metero arimo, cyangwa se muri santimetero arimo, cyangwa se aho ugiye gutsinda igitego ugasanga ntabwo ufite umuvuduko wo kuhagera vuba, cyangwa se wo gutera wo gushaka uwo mupira kugira ngo ugere muri mu izamu cyangwa se kuri mugenzi wawe. Ugomba kugira rero umuvuduko ukomeye cyane, umuvuduko uri hejuru. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya uwo muri kumwe. Niba uri mu kibuga ntabwo uri wenyine, niyo mpamvu iyo uri mu kibuga uri kumwe n'abantu n'abakinnyi bagenzi bawe muri kumwe mu kibuga, ni ngombwa ko rero ukina ureba mugenzi wawe ahantu ari. Iyo rero uzanye ibyo kwikunda kenshi na kenshi ntabwo ushobora gutsinda mu kibuga ngo bikunde. Ni ukuvuga